ngiye kubona mbona umwami w'umuziki buriya kurakura mu mureba ku mascreen ntago ari kwasa The Ben n'undi muntu ankora mu kiganza musa yankoze mu kiganza The Ben reka mvugira ijambo nicaye hano The Ben ni igitangaza abandi barabeshyaga akinkora hano muri no musatsi wahise wisokoza wishyira ku murongo naje kwibuka uburyo ki wasohowe nakubise aho ngaho rwose negera Kenny ndamubwira ni wamfashije nkabona na Bruce Melody ngamuga ko performance neza nkabona nanifatira n'ifoto nguko mbona yigize nk'atanze ndamubwira bro naraguhagurikije muri Gen Z ndakuzana imbere turi fotozanye ubuse waguye muri koma ku buryo nyibagiwe icyo nkundira The Ben mu busambo bwanjye yaranyakiriye. Turabasuje tubaye ikaze kuri On Air TV, nawe utarakora subscribe genda kuri YouTube wandikemo ijambo On Air TV hanyuma kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Twicaye ahantu heza muri Krausi Bar and Restaurant hano ku Gisozi ruguru ya Yerika. Wowe n'inshuti zawe ushobora gusohokera hano muri Krausi Bar and Restaurant nkuko mubibona kuri kamera za On Air TV. Turi kumwe n'uwo bita ariko nakoreka abandi ubu nitwa Blessed Boy. Uri basanzwe banzi kuri Rumi akubwo nageze mu biganza by'umwami akavuga ati mwana wanjye mwesheje umugisha. Sobanura abanyarwanda ko aka kanya waba uri we wese waba ufite iriye zina waba arakoze ibintu bimeze bite ntacyo mbwiye kuko namaze guhura n'umwami w'uruganda. Oya ibyo turaza kubigarukaho. Ubwo nyita Blessed Boy Rumi ujye ubishyiraho ku ruhande kandi ikindi ngije guhesha umugisha iki kinyamakuru ni channel yitwa On Air jyu isubiramo ariko hako ni kinyamakuru bro. Yego ni kinyamakuru gicukumbura amakuru yose y'abasani kivuga ibyo hirya no hino. On kuri Air TV. Ladies and gentlemen, we back. Ndajyambye abanyarwanda ngo mudukunde mutwiyumvemo mwumve ubwiza bw'ubwenge bwacu wa mugano wa mujene mukoreshe ya comment like ewana mu making sure ko mwa subscribe inzi kugira ngo nagira ikiganiro kimwe kijya kure yanyu. Akanya kuri On Air hagiye gushya mugiye kumva inkuru ziri hit mugiye kumva brand new stories mugiye kumva ibintu byiza gusa. Ubwo se hari icyo navuze reka twitangirire natangira nkubaza aho izina Rumi ryavuye. Rumi ubwo reka mbisobanure kuri no televiziyo none abanyarwanda bongeye babimenye. Rumi ni izina ry'agaciro gakomeye cyane ko ni izina icyo twita engravement mu cyongereza cyangwa se uko bafata amazina abiri ukayahuza. Rumi ubu ni amazina yavuye kuri amazina ya data cyangwa se amazina ya papa sibyo. Papa yitwaga Ruzinda na Michel amaze gupasinga away kubera ko nawe yari umurejande ukomeye cyane yagiraga amashyengo iyo waga umwegere wumvaga ubwiza bw'ibintu byose bituye isi. Amaze gupasinga away ndavuga rero nago iri zina yari twara gutyo gusa ngomba gusigana na copyright mitamfata RU bituruka kuri Ruzinda nafata MI bituruka kuri Michael bitabiba Rumi. Nakuze nziko bindimo ko nakuze ngira amashyengo cyangwa se mu cyongereza icyo bita sense of humor. Nakuze nziko mbishoboye ariko nyine kwa kubutari wabona platform ngo bishyireho mba mbyihoreye ho gatoye aho muri n'umujene wanjye Farimerisi rero mitamfungurira gaseke abantu bahereza kubyo nari nsanzwe mfite yawana kabisa mbatamo performance yanjye ya mbere barahagurutse bakoma amashyi baravuga ati uyu mwana oya nta nubwo nabaho wari uhari ari mari ubuse Rumi kuva wagera muri comedy uvuga utangiye comedy byibuzo imaze nk'imyaka ingahe? Mu myaka 3 ubu ngo birageze. Mu myaka 3 ni iki comedy maze kukugezaho? Ikintu cya mbere maze kungezaho nuko maze gusobanukirwa neza ko ndi umunyarwenya. Ntago waturuka ku ruhande nguze ngo I don't seek validation ngo vuge ngo uribuze kumbwira ngo rero ngo urumva ngo kosora ngiye kosa nakoze mba ndizi. Ntago waza ngumbwira ngo ahanga ngo wabikoze gutya hoya. Ngiye maze kugira confidence mu conviction mu byo nkora. Icyo ni cyambere nicyo cyambere umuntu yashakaga. Kera twatekerezaga ko ushobora gukora urwenya urumva ariko ugifite impungenge zivuga ngo ese koko najya imbere y'abantu bagaseka cyangwa nuko ndimo kubyiyumvisha gutyo ese koko baraseka cyangwa ukabikora rimwe kabiri gatatu gatanu ukaba wumva ko utazabikora inshuro 20 bagiseka ariko urimo ufite performance zigera kuri 30 na zikuri YouTube zanjye abantu baseka. Icyambere
yamaye no kugira confidence muri iyo career ya stand up. Icya kabiri yamaye abantu bankundiye ibyo ngibyo. Simvuga ngo mfite abantu wenda bangana n'abarutura ariko nanjye yari abankundiye ibyo ngibyo bambonyemo, sibyo? Ikindi kirenze yamaye amafaranga bro, yamaye kubaho muri Kigali mbere. Urakura bizi neza ko ngiye mbere usigaye ugenda no mu gatwikiriye, uyashobora kugagenda amataye n'akanjye cyangwa nanakodesheje uri guseka. Abanyarwanda urudera ikibazo tugira ni kimwe, ushaka kwambaramo nagakodesheje ejo utakambonamo bikabibazo, ariko nako nabirenze nako umuntu yanakabona umusa. Yangize mu businessman. Ese abantu bamaze the entrepreneur bro, umaze kumenyekana kuki utajya ugenda wambaye agapfukamunwa nk'abo njya mbona? Fuka umunwa bro, muri iki gihugu ipfutse umunwa ubwo uba wirangije. Agapfukamunwa reka ntago bibaho. Twebwe kandi buryo muri industry yacu ya comedy twebwe kwihisha biba ari ikosa. Ntago turi abasani ngo mvuge ngo iki n'iki ngo bamanye kiguma cyane ngo ngiye n'umuhanda ndatabati ndayikubita nigendera bisanzwe gake. Ntabyo kuno nihisha iki ku yo societe kariyo ncururiza ndayihisha kubera iki. Ikindi kandi comedy yanaguje n'abantu man nabonye ejo bundi abantu iri kugisamagwe. Bro, Abanyarwanda hari ibintu babeshywe. Reka mbivuge ndeba muri kamera. Nasanze nayindi mumwe muri aba ngabo. Hari abantu dufite tutaza bari bo bro. Harabona kandi dufite twasobanukirwa. Twe tubarebera mu indererwamo ukarebera kuri screen gusa. Ariko off screen utamuzi. Bro, the ben on the moon. Gute duhe urugendo rwawe kugira ngo ugereyo, kugira ngo urugendo rwanjye wari umunsi usanzwe nkuko ushobora kubyuka bisanzwe. Ndabyuka nigira kujya guhura icyo gihe twiriwe mu kanama no mu boss wacu dukunda cyane Fari uduhemba ni boss wawe waduhaye ibi byose. Mavuye mu jene wanjye witwa Umushumba arambwira ati ariko ko nshaka gatoya kugutembereza ino si turimo ya Kigali ukareba ubwiza bwayo. Ndavuga se uno mujene ko dusanzwe tujyana ahantu hose kurana atari yansokana ni icyo agiye kunyereka gishyashya kigiye gutandukana n'ibintu bisanzwe duhuriramo. Umujene arambwira ati wowe genda witegure, ndabyibuka twari turi Kicukiro. Arambwira ati wowe genda witegure nka saa 12 saa moya ndakujyana ahantu. Tamaga koti ngira ngo ni lenki. Arambwira ati wowe genda uruhuke wumva utuje ibi stress wiriwemo zishire. Ndaza niryamira, maze kwiryamira nko mu saa 12 arambwira ati karaba wambare neza usokoze umaking sure ko uri guhumura muri ko tujye. Ndabikora. Arambwira ati fata bike nsangana anyinjiza mu modoka nziza cyane. Uri kumvye akurimo kubyumva oyi modoka yande y'umushumba se ntago nzi yariyo, ntago nzi ngo yarateguwe nande. Nzi ko umushumba yambwiye ati icare hano mbanze ngutemberezeho gakeya Abanyarwanda basekeje mwereke undi munyarwanda umwe wishimiye ibyo ukora. Twikubita mu modoka turagenda mbona turi kugana ku irebero. Ngavuga ni se Mushumba yaba yaraguze inzu nkaba nabizi. Umujene twinjira mu makaritsiye ya gisirimu meza cyane. Mbona ninjiye ahantu nakubeshye bwa mbere mbonye bwa mbere. Amabonsa aratambuka. Rebero aho ujye uhavuga ariko amabonsa aratambuka adufungurira inzugi. Urumva ko ubuzima bwatangiye guhinduka? Yego. Mushumba murabona bafungurira nanjye baramfunguriye. Utaramenya reka ahantu ugiye kujya. Naramenya ngo nibiki biri kuba ngiye. Ndavuga ni se Umushumba naba naramubwiye nabi. Hakaba hari umuyobozi anjyanyeho. Cyakabaye ugambaniye. Cyakaba ngambane bagiye nko kunkubita. Nyuma bakaza kundekura nyuma. Amabonsa umuntu arafunguye. Adusuhuza n'ibiganza bibiri. Ati muraho neza rumwe. Cyagana umwana mu gatsatara bibiri ko ubuzima nari nsanzwe mubamo ni ibiki. Turatambuka ahantu heza cyane mu ndabo mu mapisine hari inyange twatunyoni tugenda tuguruka tw'amabara yera. Urimo kubyumva? Aho ndakumva. Hari akayaga bro
gatandukanye n'ahandi hantu hose nigeze mba, hateye amapome uca usoroma. Umushumba arabanza arinjira tugeze aho tugera, anzanira ikitwa imyenda itandukanye niyo nari nambaye. Bumva babona gusa nabi. Nasaga nabi. Wowe saga nabi nibyo bisatsi. Nibisatsi. Anzaniye imyenda mbonye ukuntu isa namwe ari sinayambara. Oya mbabarira ndekera ukondi. Ubwo wari ugiye gukuburirwa byo bivuga. We ntago ari gukuburirwa. Ahubwo yashaka ko ngera aho hantu hera. Hera kandi n'undi wari wambaye neza yari yakuraritse. Oya ukuntu ari nambaye nashari ubyumva ko bitayikwirana n'igiye. Wabyibore wabanje ukanyumva ko. Bahise bakuramo igisambo. None imyenda ndayanga. Nyanze arambwira ati niba wanze imyenda ayisubizayo azana umubavu icyo bita amavuta. Arambwira ati yoge yisige mu kiganza. Yego. Aramanza anera umubavu. Arambwira ati binacyo none nabwo wakwinjira. Nigira ahantu hameze nko mu ijuru rito. Nicara ahantu ari mbonye bwa mbere. Nanyweye ikinyobwa nari nyweye bwa mbere. Aho ndakureba n'inzara yawe. Narabanje ndarya, ndya ibishoboka byose, ndya imbuto ndazivangitiranya. Pe, mwicyo nshaka. Undi kuguterga nge ndi kugufotora. Arambwira ati muri zino televiziyo zira. Iyo wumva bacaniye ushaka kureba. Abakonyemo kati. Anyigisha, oya mumbwira, anyigisha ko akoresha telecommande. Ati urashaka gukoresha telecommande ni ngiyi. Ati sanzure. Ndashaka ko wumva ko ari mu rugo. Isa ya mbere irashira, ya kabiri maze gutuza neza. Mbaza ngo byagenze bite? Icyo nicyo nanjye kukubaza. Hakurikiyeho iki? Nagiye kubona mbona ahubwo wari umaze kurya. Ubwo bamaye umwanya wo kugira ngo igifu gikore igogoro, nywa n'amazi meza. Sinaza nyange so y'inzoga. Ngiye ko maze amasaha abiri amaze kunyuramo. Bohereza abaririmbyi babugenewe. Barambwira bati zimyo televiziyo uwumve n'amajwi ari naturel. Haza uwe bita Trezor amuzi ni bande? Ni bande ndamubureba. Trezor nago bigeze banyoreza banga barimba indirimbo zise. Baramanje baransengera bandirimba indirimbo z'amazamu kazimana. Ndabanza numva ubwiza bw'Uwiteka, numva igikundiro Imana ifite. Rukunyumva ariko bro. Barangije. Aho ndakumva ibyo birangiye. Abaririmbyi bamaze kusurutsa ibintu byose birahonga bimaze kurangira. Barambwiye bati urumva uri ready? Surprise twaguteguye. Babona ariko mwumva nago nanitegura neza. Trezor bana umuhanga. Nanamushimira cyane kuri kamera. Ari mwe mu bajene bazi kuririmba. Trezor yarambonye abona mfite igihunga. Trezor muri True Promises. Yarandebye abona mfite igihunga. Uzi icyo yakoze? Yongore babajene. Ubwo nawe ariko abari muri bamwe bagiye kuryayo. Kurya heza. Aho ngo nyine wari uri. Kare. Ni habasi. Ni haba. Abo n'abana bagezeho kera bari ibwami babatambyi bakuru. Yego. Uzi cyabaye? Yego. Trezor yagane n'abajene bagenzi. Numva umwana w'umusore azamuye umurya wa gitari. Bandira indirimbo yo kurira. Bandikiramo indirimbo ya emotion ndabanza ndarira nshiri mwumu. Ndihana bama gatambaro k'umweru ndihanagura. Icyo gihe wari wari ariko. Nari ahubwo bashyizemo indirimbo y'urukundo ituma ndira. Ndibanza mbu umuntu bro rega ibibora byanyu wumva indirimbo nurire ibyo n'ubwihebe. We yakorera. Ibibora byanyu n'ubwihebe. Kwawe none se kurakwaye ko washaka kugira ngo banagutamike. Nyine narateteshejwe kugeza naho narize. Amarira y'ingona. Namarira y'ibyishimo bro. Uzi cyabaye? Bamaze kubona bibaye gutyo bamagatambaro k'umweru banshyira ahantu heza harimo sauna na douche bwa mbere nari mbonye. Nago harimo amazi sinzi ko ari amazi ameze. Nagashyushye nagakonje nagarakazo namazi akugeraho. Bari bakonyemo umwanda. Oya namwaka wowe urumva wowe bwawe nuko ahantu temo kokurura. Oya ndikuwa. Ni mwijuru rito bro. Uzi cyabaye maze gutungana neza. Yego. Maze kuva sauna nicaye muri salo. Barambaza bati surprise urumva uyiteguye. Ariko mwumva hari ikintu kikibura.
bohereza umumama ufite umuco araza ambwira story zuje uburyohe zirimo buki zagiye zibaho ryari na ryari ziranshimisha oya ndaseka no ndanezererwa maze guseka umujene bacana amatara n'imbonye bwa mbere ahantu harera urukamera ngo mu ijuru ngiye kubona mbona umwami w'umuziki kuri wowe ariko kuri twese ku banyarwanda Natani utazakora ikosa Natani ngugira inama utazakora ikosa kuko ibintu byambaye bikubayeho ugasanga abaza amahirwe nagize nasanze n'amagambo nk'ayo urimo kuvuga nigeze mvuga nari kugira isoni nari kurambara hasi nkahwera ceceka ibyo bintu bitazakubaho ngugira inama nari umva ikintu cyabaye se mvuga utere story yego uzi ikintu cyabaye mbona umwami buriya kurakura mureba ku screen ntago ari kwasa yukimureba sindamumenye yukimureba amaso ano maso yacaye arameneka baraseka cyane abantu baraho amaso akimeneka ba marinette ndabanza menyera ubwiza bwe urimo kumva banza baranagutamitse turabanza turicara nawe namitse turabanza turicarana menyera ubwiza bwe bros wariwe The Ben n'undi muntu nagiyeyo ndwaye umutwe uvayo ukize nyimubona nyize nani nsanzwe nirwariye amaso mfite ibintu byana by'ibiki byose nabaye mushya aranganiza mwijwi rituzarambaze mwana uvuko nambwiye mwana wanjye nkunda kandi nishimira urumva ese warura bakwakiriye yego ikibazo ufite ni iki ndabwa na kimwe ankora mu kiganza musa yankoze mu kiganza ibintu byose cyane mwajyaga muvuga bro urabona ngo hari umuntu mujye muva kuri ibi uzi ikintu nabonye cyo u Rwanda rufite umugisha The Ben ibintu yankoreye nyimubona narapfukamye numvishijwe mu mutwe rimwe ngo pfukama usaba umugisha ko nawe yitwa mugisha kuko uri imbere y'umukozi w'Imana narapfukamye akinkora hano muri no musatsi wahise wisokoza wishyira ku murongo amatwi arazibuka arambwira ati mwana wanjye genda uheshe umugisha n'abandi bose niyo mpamvu ndahanga Natani rero kubona yukoze mu kiganza ubu ngubu imagine ko ubuzima bwaryoshye uyu mwaka rero bivuge niba muri screen abanyarwanda mu bimenye nta wundi muntu nyeneye ko nkunda natasimbishaka kunkunda bano ntacyo nakumariraga urukundo nabonye kuri The Ben wowe aho wicaye ni wumva utanshaka uzabyihorere uzi cyabaye nice tukicara n'isaha indirimbo zose yaririmbye zagarutse mu mutwe wanjye ngamaranga mutima ngo mu nzozi ngo zawe niho nibera iyo ndirimbo narayiririmbye numva umutima wanjye uranyuzwa uwo niwe The Ben rero wasanze ari we ese ikirenze 001 ni igiki nta nubwo barirwa muri ibyo bintu nakajya mu byo mu baziro n'ibiki byose n'umwami nyine n'uw'igiciro cyinshi uriya The Ben ari mu biryo umwami ariko kuri wowe ntabwo ariko bimeze nkuhaye amasaha 5 turi kumwe uri umunsi turi kumwe uraba wankunze uzikira ubunkundire uraza kumbona mu bwiza n'ubwenge n'igikundiro cyamugisha ntago nkunda abagabo niba wishiduka wankunze kundire cameraman ariko reka mubwire bro The Ben reka mvugira ijambo nicaye hano The Ben ni gitangaza abandi barabeshyaga rira turebe koko kumukunda gushaka amarira si ibyo kukubeshya oya ibyo bintu byo kurira n'imibabaro byose binywemo bro ubu ndaseka gwishagira amarira y'ingoro bro The Ben ni ikindi kintu The Ben undi muntu The Ben ni gitangaza The Ben amavuta y'igiciro cyinshi ni feza ni zahabu The Ben yataza kuba umuntu akaba icyo kunywa yari kuba amata yaza kuba ibyo kurya yari kuza mu mbuto nka pome
ntabwo yari kuza mu bintu byo kuvuga ngo arajya mu mateke n'ibijumba. Hari abandi nkawe wari kubiteke nako ngiye ntacyo cyangwa ukabura utoryi. Ngiye ntacyo uko ndi biranyuze ariko bro oya inzara yo nimbi. nahoze mbona hari umuntu umwe nibyo nangiye kukubwira ariko hari umuntu umwe uri gukora amakosa ngiye kukubaza ikintu kimwe ugiye guhitamo hagati y'ibi bintu yego ariko uguha ubwiza nkaguha umugore mwiza nkaguha amafaranga nkaguha Range Rover yego nkaguha igikundiro yego nkakugira amata nkakugira ifeza n'izahabu yego aho ndakumva ugahorana umugisha muri wowe nkahora noshye ugahora utoshye urumva narangiza nkakwima umusatsi no kuguha umusatsi nkakugira mubi narangiza nkaguha amafaranga aringaniye nkaguha no kuvuga ukajya wivugira aho uri hose wahitamo iki? Nahitamo icyo wahitamo ubwo se wabyumvisha ariko nahise mbyumva icyaje kumbabaza rero ubwo ibyo byari byo guhitamo byo mu buzima busanzwe icyaje kumbabaza rero naje kwibuka uburyo ki wasohowe nakubise aho ngaho rwose wasohowe muri Kigali Universe winjiriye ubu maze kubona ari ikintu kimwe nabonye nasanze bro abantu beza mutabeshya nasanze uri mwiza ku isura no ku mutima uri mwiza yego ibyo ni ukuri ndibuka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 nibwo nabyutse nitegura igitaramo cyagomba kuba hagati ya Bruce Melody na The Ben muri BK Arena njyayo ndeba igitaramo ndebe byaberemo byose nari mari ndeba performance kuri both sides urumva ndeba uko Bruce Melody performance ndeba uko umwami ifeza n'izahabu amata pome ndeba uburyo ba performance nyuma naje kumva ko ari after party sinivuga ku byabaye ku ma performance yarabavuze ngo babaye ba mbere gusa ari cyo nemeye nago umuntu aramutse yabaye yakoze ubukwe nago natanu ramutse wakoze ubukwe sibyo ugakora ubukwe warangiza ukanumira ndi umuhanzi nkaza nkaririmba abantu bagaseka bakishima n'umugore wakanyishimira nago natamvuga ngo uziko uko natashye umugore ari ngiye yikunde uziko n'abana n'igi bakomeye amashyi naba nibeshye uzima mu nabo nibeshye nubwo we batigeze kwanza nagomba kurimbara mu boss ibyo nibyo byabaye hari sinshaka no kubisubiramo yego twagiye kuri iyo tariki ya mbere sasa uzi cyabaye numvise ko ari we after party iri bubere numva makuru abiri numva ko after party ya The Ben ishaka kuza kubera Terre Div ya Melodio na Himbiza igomba kubera Terre Div mbona kwinjiramo n'ibibazo kandi ufite izina oya ushaka kugerayo umuntu akagukozamo n'urushyi ugasanga ibintu ni ibibazo kandi kwinjira byara amafaranga abo bawo nta kintu nari mfite reka mbyeme nta kintu nari mfite ubundi abeshya kubera nta kintu nari mfite sibyo ndeba nsanga ahantu ushobora kwinjira ni Kigali Universe ko ariho wisanga ntabwo ariho nisanga nuko ariho byashobokaga ntabwo ariho byashobokaga kuko niho wisangaga niho ubushobozi nari mfite bwashoboka nubwo ntabwo nari mfite ha kibiri nabwo ntabwo nari mfite ngo bari guca mu gikari arano mfata telefone yanjye mfata moto iragera ingeza kuri Kigali Universe mfata telefone mamagara Joby Joshua wamwiyemezi ntago mbizi ntago yigeze nyiyemeraho mwiyemezi cyane ndamwari ko ndi kuri gate ya Kigali Universe wamfashe nkinjira nkajya muri after party ya Melody ati mereza umuntu uri kuri gate ndamuhereza tumureka tambuka ngo na warazwe yaradusekeje Tigana sekeje abantu mana nago mbuze miliyoni y'abanyarwanda se nawe urebye ndagusetsa nta kibazo Joby Joshua arababwira bareka ndatambuka njyamo ngezemo sanga harimo party ebyiri vugisha ukuri sanga harimo party ebyiri makuru angeraho rwose abantu wasoye nk'ingegera sanga harimo party ebyiri yego mu bishingwe nta bishingwe byari birimo nyine ubwo aho nyine wari kwisanga oya wari kwisanga aho we bari kukujugunya oya aho nari nigiye hari muri regira
yego hari VIP irimo na ba Bruce Melody njyewe nageze aho muri Regira uri muri Regira inyuma nyine mbona nanjye ntabwo ngwiriye kuba mari uhavuga abahumve iregira ni inyuma handi ubutareba imbere yego hari VIP mbona ndashaka kujyaho Bruce Melody ari nkamubwira ko ya performance neza ko yagize gute ya performance neza yagize performance nziza kandi ukunda nde bikundira The Ben nago nje The Ben niwe mwami nje The Ben namata aho turi kubyumva nyine nenge kumwe ko yagize performance nziza atarushije nde nta kinza ridakoresha ibintu bibiri nenge kumwe ko ku mahirwe The Ben yamuhaye yayakoresheje neza ndakureba uri inyuma nyine muri Regira negera Kenny ndamubwiye rero wamfasha nafata muzi musobanuri Kenny ni muri wa coach Gael yego ndamubwira ni wamfashije nkabona na Bruce Melody nkamubwira ko ya performance neza nkabona nanifatira n'ifoto nguko mbona yigize nk'atanze ndamubwira bro naraguhagurikije muri Gen Z ndakuzana imbere turi fotozanya ubuse waguye muri koma niko natekereje waguye muri koma ku buryo wanyibagiwe asa nk'abyibutse oya rega nabo bakura nk'umeze nk'igisambo nta kibazo ukuntu umuntu avuga ati uyu muntu icyo nkundira The Ben mu busambo bwanjye yaranyakiriye abandi banesheje agaciro mbasaba n'ibintu byoroshye umva icyabaye rero mubwiye akantu ko muri Gen Z aranje arambwira ati buhagazaho nyuma nyine muri Regira ariko byo avuga ndaje mwinjize muri VIP ndahagarara mbona amafaranga ari mu nshirane y'ibyo kunywa ko ibintu nabonaga babizamuye Fatima kugura nka 7 ara nta kintu waguramo wowe ndi kugura aya ari kuvumba nari kugabona nayo ifite n'amafaranga nabone ndakomeza ngure n'ubundi n'amahirwe nashaka nari kuyabona ndasoka ndigendera simbuza amahirwe aho urayabuze nyine uranasohowe aho ni nko gusohorwa rega Imana irabireba n'amamarayika mu ijoro bavuga ati uyu mwana ukuntu ababashwe agahinda ari kumanukana umuhanda wose abambabaje bo ndabaza kandi ari yabo nyine cyabaye rero naramanutse umuhanda wose va mu mujyi ugera ku gisozi n'amaguru saa 8 z'ijoro ngenda mvuga ngo aho nzabonera amahirwe nkabona The Ben cyari yashize uzi ikintu abwiye The Ben amaze kunyakira bantu nsubiza ariko gena n'amaguru kwari kugira ngo agahinda gashire ko nashobora no kugera mu rugo nk'iyahura nta kintu uzi cyabaye navuze aho nzabona amahirwe nkahura na The Ben wakanyakira zamubwira agahinda bandi zamwereka urukundo rwo muri hodo nanamubwiye ndiwe namwani ngiye kukwereka urukundo kubera kunyakiri ndagaruka ku muhanzi rero kansebereza umuhanzi wanjye ariko bita Melody mwana Melody we reka mubwire iyo ataza kugira amahirwe amwe mu buzima yahe yabonye ku itariki ya bazanandike n'ahantu muri Kigali Universe amahirwe yabonye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2026 yarakubise inshuro wo bita ngo uwo mwami wawe baramukubise inshuro uzi cyabayeho se aririmba abantu biso uzi cyabayeho okay muziki urayizi aka kanya Davido aramutse ahuriye muri show na Rema ndikungiye gukomparira abantu babiri Rema akagira performance nziza Davido akajyaho nyuma abantu bashaka bagataba bagashiramo yavuze ko Rema yarenze Davido yaba yamurenze yamukubise inshuro nyine reka kwako nyuvuga ngo reka ibyo najya nk'urugero najya nkumvishe n'ukuntu n'abakompara najya nkumvishe n'ukuntu n'abakompara rero najya nkumvishe n'umuntu urwego rwe n'undi urwego rwe umva mubwira amahirwe ahubwo The Ben yagize uzi ikintu cyabaye Dendo ni nkoko biranga ino pompomu yaje iyo itaza ku itariki ya mbere ngicurangirwe haramuke mu gitaramo cya The Ben ngicurangirwemo ubu ngubu ukuntu yabaye flop yari kuba ari flop inshuro yigeze ba flop ntabwo ino ndirimbo yigeze ba hit ndabigusobanura dukuremo amarangamutima kuri njyewe reka mubwire none ibitekerezo byanjye reka mubwire ibitekerezo byanjye reka oya sino kumuresa ibyo nanabivuze mbere yuko njya no kwa The Ben mura n'umwami wa muzika mura n'amata reka mbigusobanure nabivuze mbere yabyo reka mbigusobanure reka mbikubwire dukuremo amarangamutima y'abanyarwanda sibyo Melody ukuyemo remix yakoreye ukuyemo indirimbo yakoranye na Shaggy akigera
muri 155 AM ujye ukongera AM niyo nangiye gushyiramo ukuyemo iyo ndirimbo yakoranye nawe na Shaggy nabwo ntago bigeze bicara abandika ngo bakore brand new song uwikuyemo nta yindi ndirimbo ndabikubwira yego yigeze akora ngo ibe hit niba uyizi yimbwira bamuzaniye Bien Soul n'umuhanzi ukomeye bro amupfusha ubusa Bien Soul n'umuhanzi wakoranye indirimbo na Diamond nta nubwo yahashizemo ukwezi atayipostinze Bien Soul n'umuhanzi wavuye hano mu gihugu cya Kenya urumva bro yavuye mu gihugu cya Kenya ajya muri Amerika New York n'umuhanzi wavuye mu gihugu cya Kenya ajya muri Amerika New York najya mu Rwanda mu Kakano ajya muri The Breakfast Club kimwe mu kiganiro cy'imyidagaduro cyagezemo Kanye West cyagezemo Jay-Z akoreramo interview ira ni brand nini yahuye na Bruce Melody reba indirimbo bakoranye batwara iyo foto ira yigeze bahite kuri ngiye yabaye hita ahubwo kuri wowe nageze bahite habe na gato rega ibyo ukunda sibyo runaka ngira indirimbo yes ibyo runaka kunda ngiye kukubwira indirimbo zabaye hit nana promotion zigeze zikorerwa sibyo dukuyemo amarangamutima tuganire nk'abantu bose bazi indirimbo zacuranzwe muri iki gihe turimo wongere kumbwira ariko wa muntu wawe wowe vuga abandi The Ben sinze muzana mu tutuntu tw'abana yego The Ben arinze ibyo bintu muganiraho naba namaze kwisiga amavuta y'igiciro cyinshi hari indirimbo ngiye guhera ku mwana mwiza nkunda cyane ugiye gufata no muziki akawinjira ikindi kintu kikankane urayizi ntayo nzi uzayimenya uriho izagusanga ahantu hose izagusanga mu isoko izagusanga mu cyumba izagusanga ahantu hose umuhanzi ngewe umujene yakoze indirimbo ayikora ijoro rimwe iba hiti n'ubu ko Kigali iyo yicaye mu modoka agenda cyangwa ari ahantu hose ashyiramo kikankane n'ubu ko Kigali yari yumva ndetse wayiririmbye newe ni king se kuvuga indirimbo ikivumbi mubi cyane vuga indirimbo nuvuge kivumbi niyo ngiye kukubwira amahiti ngize mugiye kuvuga umuhanzi wanjye papa cyangwe mu mahiti twagize abajene baraje badukubita za tsunami ziracurangwa abantu barabazi abo bari hese bari hehe bari hese ujya ngo bafite bari abajene gisobanukirwa ukuntu ibintu bimeze ndi gukubaza kubita abantu bakoze hit utabaza bikubwiye noneho bafite amahirwe nk'aya Melody afite ibintu bakora ibintu kivumbi afite amahirwe cyangwa buri abajene bafite amahirwe nka ako Melody akakanya reka rero ngubwire ikintu kimutaza reka ngubwire ikintu utazi banza uvuga akantu urubizi ko isoko mpuzamahanga Melody ryamunaniye hari gukora ifaranga gutya reka ngubwire ikintu cyamubayeho rero uko yaririmbaga muri Eko Yowe niko aririmba muri niko ari kuririmba muri pom bitagereranwa mwana niko ari kuririmba muri pom umuhanzi wa mbere inde nta nundi mukurikira kuri wowe ujya kuri twese kuko wowe ukoreshwa n'inzara inzara se ahubwo nawe nabyumva nawe ndimo nabyumva uzi ikintu bagukoreye se uzi ikintu bagukoreye agastock ariko nigashira ikintu cyo makundi agastock nigashira uraza kumva ibyo ari kukubwira nkubite breaking uvuga ngo Melody ari indirimbo agiye gushyira hanze urumva ari kumwe na Neri Ngabo uri kumva se uri kumva iyo ndirimbo uri kuyumva ari kumwe na Neri Ngabo nabikore vuba kuko ingiye vuba muri sama nabikore iyi ngiyo yarangiye iyi ni flop yarangiye pompo ni flop yarangiye kuri wowe uzi cyatumye igira mibare urimo kubona se sha mujye guhimbaza iriya mibare iri kubona mujye guhimbaza uzi iriya mibare uri kubona ni tactique zabo nkatimuye ikindi nuko yayi premier yawe ikintu gituma uri kubivuga umva bikubwire uzi ikintu cyafashe n'andirimbo gutuma bivuga gutyo se nuko wasohowe uzi umbwira ikintu umubwira ikintu cyatumye igira iriya mibare ifite aka kanya nyumva banza wumva ukuri kwanjye nimba ari inzara ufite saba ndagusobanurira impamvu kandi akubwira impamvu y'ibyo mvuga umva icyatumye ubu ngubu pompom ifite imibare nk'iri ifite ni tactique ya timu yawe niko bashatse bashatse ko mibare isa nk'uko isa kuriyo icya kabiri nuko yayi premieringiye muri kiriya gitaramo iyaza gutindaho gato akayisohora nyuma cyangwa mbere yari kuba ari flop nk'uko ubona batwara iyo foto nk'uko ubona n'izindi zose yakoze ngo roza we bakwangira iki nibyo ngibyo yaririmbye nyine urumva reka rero ngusobanura ikintu kivuga ku kiriko kwawe ahubwo nicyo kintu ndi kubura harabura iki ngo bafashe zino generation z'aba bana ba Kivumbi n'abandi bose bafite talent tuve mu bintu byo gukomeza
guspendinga amafaranga mu bantu badafite ubushobozi. Umva ikintu cyamubayeho rero. Reka mvuga akantu kanyuma wombwe kutavuga ku batoya bazimye. Bande bazimye se barasupportinga se abanzi bari bafite impano kandi barirukanwe witwa ngo ni mukuru wabo agomba kwa supportinga yarabarwanyije banzu soze ntacyo yarabarwanyije ntago bizi byose bansoze kuri deba yawe warutangije witwa ngo ni mukuru wabo akombye ko arimo kwa supportinga ahubwo abafite competition ashaka kwigeranya n'abakuru ashaka no guhangana n'abato urumva nicyo kiba kuri we umvura ngusobanura ku kindi kintu utazi kandi we muhanzi mwana utanga koraba ku banzi bakizamuka bro ku wabo twita uzicyakora afata lyrics z'abana ahubwo bakizamuka ntacyo nibe nawe arayifata ahubwo akabigira ibye nicyo akora nagazamura niwe katayifata katabifata nagari kuri urwo rwego umva ngusobanura ahubwo ikintu kiri buko gusa urumva ari kubazamura cyangwa ngwiri namwe nagira melody niga imyandikire mu mahanga niba ashaka gufata isoko ryo mu mahanga wumvishe ukuntu John Brown yaririmbye muri ya ndirimbo pom iya niyo myandikire we aracyarima ngo yekoye we ngo ni wemera ngo batwari iyo foto aracyarimba ibyo bora ngo wanyira igiso niko kiri kuririmba iyo ni inzara oya aracyafite imyandikire ya kera kandi ari gutagetinga isoko ry'iki ry'amahanga niyo mpamvu uri kubona bora zose akora ari flop ahubwo uri zinama namugira buriya agiye yifasha abana bakiri bato ngo bakivumbi n'abandi bose baba bari kumwe muri studio sibyo bamwandikire bora zungubu kuko niba tubitaze kumura na pompom yari flopinze yari flopinze ariko yari flopinze cyane reka tubitega amaso twiganire ku musozo ubwira ikintu kiba gihari ntuzigera ugera ubona mbivuze kuri no kamera nabisubiramo ntuzigera ubona Diamond Platinum akoresha pompom mu bitaramo nkuko yakoresheje YY ahantu hose yajyaga uri bukuntu yakoresheje Y gira inama melody dusoze inama nagira melody nimwe umusaza reka guhangana n'abato kandi wikugereranya n'abakuru reka abato bakwigisha ukuntu bandika indirimbo zishaka gufata isoko mpuzamahanga nk'uno mujene man yandika ngaki ariko kivumbu ujye umwumva man ariko jiboni nuwahi kivumbu ujye umwumva kuri ariko mwumva iki uzi ikintu kivumba azakora wese papa cyangwa ujye umwumva papa cyangwa nawe ni muzima umwana wacu mu Gatsata aho kugira ngo ahubwo umbwire aho ngaho inama nagira Bruce Melody va muri competition wige yugira umwami wawe cyo koza kuri TikTok ari kudutwikira hari hafite ikintu cyitwa mahiti yugira umwami wawe wagutamitse umwami wanjye we nakomeza ubwiza afite akore ku mitwe y'abantu bake gusa ndabatumiye abanyarwanda muze twigira mu Kagera ni wacu safari kwa gatatu tariki turi bayibabwire enjoyment cyo kwinjoyinga gakeya ugende unabasetsa ariko ngene nabasetsa n'abarega babwiye nani bano kumugisha bro hako uzi ngo ni imikino nzabona je man yita blessed boy ukimora uvuga ngo blessed boy bimeze biti reka twitahire ariko abantu making sure ko bakora subscribe comment like share mutubwire ibitekerezo byanyu nibyo twabazaniramo n'ikintu twahindura nibutsa abantu ko twari twicariye muri Krausi Bar and Restaurant ariko wabonye hano heza cyane gisozi abantu batuyana ku Gisozi sinzane muri ruzima bro ni heza bro ni heza rwose ufite icyana cyawe gisokane muri Krausi Bar and Restaurant service nziza ibyo kunywa ibyo kurya nazima cyane biyari ruguru ya Erika ushobora no kubasura ku mbuga nkoranyambaga zabo kuri Instagram ni Krausi Bar and Restaurant kuri TikTok ni Krausi Bar and Restaurant ushaka ibindi bisobanuro ushobora kuhamagara kuri 078012 44 94 hanyuma kagukorera delivery reka twitahire rero